a.m. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel like I got a blessing. Persistence and obsession, that's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. Ko diri itarashya nta kintu tuba tuvugana n'umuntu. Niyo mpamvu se warakaye. No, ntabwo ari ukurakara ariko mba ntekereza ngo isi yiye byagenda ute. Sha nyine tu nta birenze kandi wabonye ko uriya mujama yoroshye nyine nkaho amafaranga twayariye. Ahubwo utangira wishima nk'uwayariye. Ntabwo nyanserebura ngiye ntaragera ku ntsinzi. None se n'iki kitarangiye? Okay, uriya jama ni idage n'amafaranga wumvise ko afite gahunda. Ahubwo wumvise ko nafite gahunda yo gusaba sister amafaranga arenze ayo ngayo twamubwiraga yumva yashyushye nawe yari kumva ashobora guhita arya nka miliyoni nk'ijana icyarimwe kandi ntabwo azi ko kadege kanarunguza ariko yahigereye ntari bazabyibonera nyine usanga ko yahiye abyiboneye ntabirenze narwo n'urugamba ntabyizi kujya kumwumvisha amafaranga arahiye bro cyakoze ngiye bitewe na ariko sinoti ngiye sinjya mpeza ariko tu nyine hari iyo ubonye ko wahiye uri adapt kuri cyo bita adaptation ki adapt wazihangana afite sister ufite amafaranga subize cy'ingenzi nuko ideni ryawe ndivamo ahubwo simana shaka kuvuga nyine hari ikintu natekereje ura nagenda yicara ndavuga ati imana uzama veni gusa cyangwa veni gusa ushatse kuvuga iki amafaranga yose uramuja mu tuzamurya uzamaho veni yanjye ese si ryo deni nkurimo numvaga tuzapasura pasu igice kimwe kuri wowe ikindi kuri njye wait tugapasura okay sobanurira tugapasura mu rwego buryo abafatanyabikorwa nyine gatwabaye abafatanyabikorwa ko twayipangiye hamwe iyo naza ngo mufate mu mashiga mutekereze nyine kuriya ntago watekereje kuri nyine tu reka mubwire sibyo gufatanya nawe mu bikorwa twafatanyije warundembeje mwereka aho ngomba gukura amafaranga kugira ngo mwishyure ariko iyo nakurenje ntabwo ari gutekereza uretse wimvugiramo ni uvuga ngo veni zawe nkurimo ikubitiro ngomba kuzigwa nta n'ikindi kintu cyo kuvuga ngo ndaza guhomba kirimo icyo kintu turi kukijyanamo bivuze ngo nyuma ibiba byose ibyo biri kuri njye ayabuze aba wayakuyemo ntabwo uri buze guhomba rero sinzi impamvu uri kumbwira ngo turaza ngo dupasura ngo ntabwo nyine ndi kubyumva tu noneho ndabutse okay niba ushaka ko dupasura reka tubigenze gutya ushaka ko dupasura si win emera ko nta deni nkurimo nidushya ngende umwere imbere yawe nakwishyura ibyo bintu wabikora ndabizi ko utabikora so mu gihe rero utabikora gira umfitanye nawe na gahunda mfitanye nawe ugomba kubona veni zawe ibindi bikarangira so ibiri hagati yanjye n'ibindi biri buze kuba mani reka tuvuge mbonye izo desi ushobora dupasure veni byare uyikuba inshuro 5 turujana nawe twarujana bose kanze mubwire uramutse urumemba ko nakubikiye ibanga wamagara ibanga wabitse no kugira ngo ubone uko ntago wari wizeye ko ngomba kuzakwishyura sinigeze nguteza ura n'umujama wanjye kandi nawe n'umujama wawe sibyo nanze kumuguteza niyo nta muguteza wari gushaka mu biciro byanyu ukabima sibyo we nakubwiye ngo nimvura itayari ko akanya dusinyana ko nta deni ngufite twashya tugashya twaba ari ukudukanda bitewe n'ingaru zizavamo tuzifatanye icyo kintu nucyemera turapasura ariko bitari ibyo rwose emera tujye muri game ubona amafaranga yawe uca izawe nanjye menye ibindi dukomeza tuba abavandimwe n'ejo tuzakenerana ahubwo wenda ushobora kuza kugurira akantu n'ukumva umeze fresh tu akanda bikwemereye ngewe icyo ni pasu nutapasura ngewe nzakuraburiza mwana kuko nzaba nabonye ayanjye uremera pasu ngewe noneho reka mwereke si deal ushaka kwipasa tumubwire ko nta na deal ihari tegereze njye nimbona amafaranga yawe nzayagura cyangwa se ushyigikire muri gahunda zanjye nizirya njye ndaza kugura kandi ariko ntuze kumbwira ngo za pasu ninjye ukugenera bro
mu gihe utakemera ko ingaruka tuzisangira kucyo ushaka abantu mwagemura kwikunda bro ari n'amafaranga agiye kuza aje mu bitekerezo natekereje bishaka gufata mu nawe uhita umfatira bato. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel like I'm a blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. Chichiko. Namuga. Ese uri kurya uri kunywa ako ndabajumba barira ko Kubera komeza ndebe iki? bari kwibaza umunsi washatse umugore akabyara ukuntu muzaba muri kurwana igikomo aho ugeze ku kimwe yaro mwisoroye Geze nzashaka. ntuzanashaka nese ubundi ko wicaye mu muryango Ese ko mbona ariho wahisemo gushyira intebe nawe. ubu ibyo byawe wari uri gukoropa nyine nigeza ku ruhande Mwese baretse nkabanza nasoza. Nanjye nyine nabonye bashyize intebe aho ngaho bagatereka manze. ukuntu babigize seri bajyanwa no mu mutwe uri seri N'undi serengeho. reka ngo mufotora n'agafoto nze kwereka papa wawe Papa aya. Papa no kajya mwereka amafoto yanjye. bari rukomeze ndakwinginze Soze kuneza abantu. wapi ntabwo uri kwifotora Baze nka rwarugore. ongera umwe nka kwa kuntu wari uri kumwe ndebe nakurya Baretse kunera isoni. isoni urazigira Ubundi ko nta musitari ku cyo kunywa. Kanywera. aha Icyo kintu gikoma kiraryoshye. neza wowe ko wizaniye kishingiye kanzana gake Imyenda zo kongera kiracyari mu isafari. danaje nyine ko Ntabwo njye kama. harimo amazi sawa Amazi ari. Ako sisa tuvuga ibintu dusubire ibindi. Ubu ngubu iyo muhamagaye kuriya ndi kukwitabaza ngo mfashe kantera utwatsi. Reba nka kuriya naguhamagaye nkwaka amafaranga nako nkusaba amafaranga. Hangize ukansubiza kuri ukahita unanankupa. Buri ubona utaneje abantu bako. Ese wajya mfata nka musaza wawe. ubundi se mufatanye Sinzi ukuntu mbona umfata. Niba umfata nk'umwana wundi niba umfata. Ko twansibere rimwe ko twese turi abavandimwe. ni umwana wundi Ese si kumfata. Reba nka kuriya naguhamagaye ndi kukwitabaza mfite ikibazo. Ngiye kibazo ngo ndi kukwitabaza mfite icyo ngo wari uri mu muhanda waheze y'uburo gutabara uri kunyaka amafaranga ariko izo business zawe ni business nyabaki Ako zituzi business ngiye gukora uko nirimo amafaranga menshi. amafaranga Kandi reba nk'ubu ngubu mba nkwaka amafaranga ukayanyima yiki cyo gukora business. Kandi ubuzajya uhora unyurira ngo ntacyo maze ngo ntacyo nkora nkwaka igishoro kanga kumfasha. Nabona nkora ikize kandi ndi kwaka amafaranga ngo bashe kugira icyo nkora ukayanyima. ese da ubu utacumitse amazi koko Nizo amazi nayo kuyacomeka nta muntu wari wo kuyanywa. Ntabwo bizi ko iyo water dispenser mu kugira ngo umuriro wo gushira. ese uko ubaye ukura byagenda bite Urumva hano ko twazajya tuyicomeka. Simba nabikoze neza. ntabyaneze njye sinashaka kunywa ibyo bikoma byayo cyangwa byayo bya mu gitondo ujye umbabarira ugire ucungike amazi umuntu abona utuzi two Ugiye kunywa amazi akonje. ese bitwaye iki Sibyo bituma ufungana se.
gahora wamanga Ndio papa wawe se byose mu magara. Sarakubaza iki? Ntabwo mafanye. Mvuga nawe zimubaza iki? Agabana ngengirana nawe. Uwo mvugana nawe papa ntago arimo. Ntabwo tujyana naso. Uzi ibyo kumaze abona avugana nawe ujye mbaza mama. Papa ntacyo njya mvugana nawe. Bize bitese. Sawa. Fresh, urufunguzo zori. Mwana yanje. Kutigeze uwundabura ngo umye. Fresh. Sibyo. Yese ngo bimeze bite? Tuza sha. Ibintu ngiye gukora bisa nko guhemuka. Urasubiri tuza peti tugende. Ada. Waramutse neza papa. Tumeze neza. Aho papa nawe urakabiswara ngo turabana n'imyaka 5 cyangwa 6. Zidani si umusaza. Arasohotse arimo afata breakfast. Oya? Njyemba ndi kunywa amazi. Ntabwo nyikunda ibikoma bya mu gitondo n'imigati. Ibintu by'amafarini narabiretse. Ese papa uri kuvuga ngo ntabwo tuba twaguhamagaye kuko mu gitondo nabyuka ngo wahamagara. Mba ngomba kwanza nkareka hagacya ahubwo ni akazi kawe shira wazakunda ukuntu ubyuka uduhamagara. Papa ubaje washyize nka loudspeaker kumva n'ijwi ry'umukobwa cyane kazi ko mama atakivugana cyane. Kaba kakubayeho nanone kabura sheri wa gatatu. Papa ngiye mba nkosheje simvuze ibiri byo. Dani yaragiye hanze. Sinzi ibyo agiyemo ndara n'amatelefone yasize hano. Ahubwo ameze neza ariko n'utugaduhangayikire turi bakuru. Naramwakiriye nose namugira niko n'umusaza wanjye. Warutumye amazi amara. Papa nukuri twitaho kandi urakoze. Nese ubundi ningiye kugusezerana ko bajije ziriya documents aza kuzifata ryari? Oya ntabwo ari uko zidafite umutekano ahubwo se nyine numva kuzaza kuzifata vuba none ntabwo uraza kuzifata. Nta kibazo ndakomeza nzibike. Sawa rero reka nigire no kwambara njye mu kazi. Papa urakoze. Natwe turagukunda umunsi mwiza. Bye.